kandi uyu munsi ni kumbabaza afande hari umuntu utambikana uyu munsi ni kumbabaza umuntu uri bukizwe uyu munsi afande ntago amujyana haleluya mwanyuma tugashimira Imana tukayikomera amashyi Imana ishimye cyane neza ko vuze ko nari imbobo yisusuzugura ngayicarana na me Pasiteri wakoze ubwo ndibaza ko namusaba akazagaruka mu izina ryanyu yaje azanywe ngira ngo na pasiteri mugenzi we n'ubuyobozi ariko ashatse yababwira ati muzongere mu ntumire hano huzure nongere mbigishe noneho aricyo cyamuzanye gusa kandi uko mbibona ntazabangira uwari imbobo yicaranye na komanda kandi twarakwepanaga ariko mwakomeye Yesu ashiwe Imana ishimwe none wakoreshaga ibiyobyabwenge wari imbobo Yesu amaze kumuha agakiza yicaranye na fande komera Yesu abashi uretse ko muri iminsi nashaka kujya ndirimba hip hop kugira ngo n'ababaji babyumve Yesu yadukuye ku mihanda tuzana mu itole kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'iki kugira ngo umwizera wese atari ahubwo ahabwe ubugingo buhora Mana ishimwe mu buryo bwose tuzavuga Yesu tuvuga akagira neza reka ntange ubuhamya mvuga aho Yesu yankuye muri iri jambo rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe mukayishe uyu munsi umuntu ukizwa akareka ibiyobyabwenge ntago afanda mujyana ariko nituva hano akagucakira birakureba uyu munsi ni kwa Yesu muri iki kibuga ni kwa Yesu indaya zose ni kwa Yesu abasinzi ni kwa Yesu abanywa urumogi kandi iyo twaguketse kuri leta hari isirenge zacu tutita tuvuga abazungu bateyemo Mana abazungu se hari umuzungu ubonaho tuba tuvuga ko bateyemo nyine abo twitaga ba Babiloni reka fande ntago ari Babiloni ariko ku mihanda twabwitaga Babiloni ariko tukazibata abazungu bateyemo Mana ariko ngewe batazi naho baba batanze abapushe n'abantu bacuruza urumogi mfite uko namurasira tu vipi mambo ku miti se ndamubaza imiti se hari farumasi aho hahita avuga ngo iwe ni uwacu tu kandi iyo wacomye ufata ingendo zawe ntiwagenda nka Babiloni uba usinga uko ubyumva uba wumva ingoma zawe none wagendaga bawusinga ubu ni umupasiteri agenda nk'abakozi b'Imana abaririmbyi ndabakunda mumaze kuririmba mba numva nabafasha ariko njye zaranjabutse Mana ntajwi ngira byararangiye rwose ntajwi ngira mwarepetaga ndi gucoma urumva n'ibyavamo mumbare mwumvira ijambo hari inyungu zo gutanga imbabazi ukaziha kutazi gusabye hari n'igihombo cyo guhabwa imbabazi utasabye utagizemo uruhare uriya utanze imbabazi atasabwe warabohoka agakira ariko uriya nyiri kuzihabwa nubwo yahawe imbabazi ariko yahawe imbabazi atagizemo uruhare iteka ryose azahora yumva ko atababariwe niyo mpamvu nkwinginze igihugu cyacu ndagikunda kigira gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge ariko gukira kw'aba bantu babiri bakomerekanyije nuko bose babigiramo uruhare ariko reka nibwirire ba bandi rero batari gusangwa basabwa imbabazi mureka natwe tuzitange dukire twikomereze ubu uyu munsi nta pingu afande hari pingu ntarya uyu munsi nta pingu uyu munsi ni kwa Yesu
kandi ubundi byari gutya. Fande wazikanye kwera ugashyiramo imiyaga, kari agapisa fande karihese, warumiranye n'igishirira. Iyankijije ibishirira namiraga mwayikomeye amashyi. Njya mbabazwa n'imbobo twabanaga Rwanda gisi itarakizwa bitaba yavuge ntago irakizwa. Duherutse gukubita n'ibirampobeye ati fasita fasita, bayikuyemo amenyo. Rero urumva umuntu bakuyemo amenyo ntiyabasha kuvuga pasiteri ati fasita fasita, ati fasita turacyari fasiteri. Ahita ambwira ngo nanjye narashatse nararongoye, umwana w'imfura nabyaye namwise Theogene ngo nazakwibagirwa. Yanyisize umwana we yamwise izina ryanjye, bivuga ngo dufite cyo bita kuroringa mani. Nababonye abaji bagerayo mise mbashona, ubu bazi ibyo ndi gukora. Dushyiraho rije babyita gusepuza mani. Ntabwo waba umaze kwikubita ngo ugende nka Babiloni tufate ingendo zawe bawusi, uba wumva ingoma abandi batumva. None uwagendaga nk'iniga aragenda nka pasiteri. Dukomere Yesu amashyi tumushimire. Nyine washatse umugabo arakunaniye bigenda gute? Igisubizo ni ukumutema serekada. Bibiri iravuga ifatiro z'inyeganyeza umukiranutsi yakora iki? Abo ni kubamenya Imana. Warara mukareba mu ijuru ugasenga. Mureke twongere twubake umuryango ushingiye ku mbabazi. Umugore n'umugabo mwicare muganire, habemo kubabarirana, habemo kubyemera. Bundi urugo rwubaka no kubyemera. Ntabwo naje kwigisha inyigisho z'umuryango, ariko nyine n'uwo nguwo wakuyeho. Ni intambwe utera rimwe mu buzima ukayitera neza cyangwa nabi. Niba warayiteye sasenike fatiraho, umwe nazamuka undi amanika. Urugo ni balance, ufite icyo ushaka kugeraho. Na ingaruka zo kubana zo ni ingaruka z'ibyo mwababyariyemo. Barimo ababyeyi hano yakuze abona se na nyina ari umujugujugu, nawe rero iyo arwubatse yumva ari uko rwubakwa. Ariko hari amahoro muri Kristo, na za ngo zasenyutse turi abagabo bo kubihamya yuko iyo umuntu yakijijwe Imana igarura andi mahirwe mu muryango. Dusomye ijambo ry'Imana itangira ibice 50, tuhasanga inkuru za Yosefu na bene se. Ndumva abantu bose izi nkuru bazizi. Yosefu yababariye bene se, ariko bene se batasabye imbabazi. Ise wabo amaze gupfa nibwo baje gusaba imbabazi. Imyaka yose batuye i Gosheni ntibigeze bizera imbabazi z'Imana. Munyemerere soze mbabwira ngo hagati y'umwe n'undi bagiranye ibibazo habemo gusaba niki imbabazi. Nibwo mwese bibagirira iki umumaro. Uzaharanira iteka guhabwa imbabazi wagizemo iki uruhare. Mugabo mugore tubane mu ijambo rivuga ngo mbabarira, ntago ari ububwa. Ubudasa bwacu tububyaza umusaruro, kuko umugabo n'umugore ntago basa, ntituremye kimwe, ntiduturuka hamwe, ntitwakomereke. Iyo tubasezeranya biba biryoshye mu rusengero. Muyobozi nanjye ndabasezeranya. Yes, executive amaze kubasezeranya nanjye arabanyoherereza ngo mbaheshe umugisha. Nkafata Bibiliya da, nge Pastor Niyonshuti Theogene
kubw'ububasha meshwa n'ijambo ry'Imana n'itorero rya ADEPR. Nyirambegeti abaye umugore wa Rudomoro, Rudomoro abaye umugabo wa Nyirambegeti. Cy'Imana yafatanyije nta wagitanduka. Mbikoze mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Simbafatanyije ibyari ibyaha, simbihinduye umugisha. Nibatashya bakararana, ariko ukurikije duhuje amateka biratandukanye, duhuje ibikomere bibiri bitandukanye, duhuje abantu babiri bafite uburere bugize gute butandukanye. Niyo mpamvu rero habaho mbabarira, habaho kuzuzanya, habaho ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abadahuye bagahuza. Birashoboka iyo Imana ihari mu izina rya Yesu, amen. Tureke ibiyobyabwenge, nta cyiza cyabyo. Twibereho mu bumwe n'iki n'ubwiyunge. Umuryango duture mu ijambo rivuga ngo sheri. Oya, nta bibazo igihe baherukira kukwita sheri. Sha ni zamani kabisa. Papa Rudomoro n'ugutavuga ngo Karamati yababa we muvuge ngo ni danje. Filipo we ni hatari, ariko biracyashoboka ku Mana. Abafatanyije nanjye kubyizera ni bande? Twasenga bigakunda ko twongera kugira umuryango muzima uzira amakimbirane. Reka tugarukira aha, duhaguruke tubwire Imana ngo twubakire murambi nziza mu izina rya Yesu. Ubundi kirazira ko umunyabutara ry'ibiryo bitariho voka. Byagenze gutese? Ntibibaho. Uyihubura mu gitondo, ukayitera inkonju, ukayikandagura, igahishwa n'agahinda, ariko ukayirya. Bana ba Strida, urumva rero mama avukira uware ahitwa Strida. Ashaka umusaza uvuka mu gacurabwenge, barangije babyarira umwana mu Biryogo. Muvuge ngo ni hatari. Ariko amateka arangomeretsa, nisanga ndi njyenyine. Wa mwana wavukiye muri ubwo buzima mu mezi 3 yonyine, nisanga ndi ku muhanda ndi mayibobo. Urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'agahinda? Urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'ibyaha? Amateka yaragwiririye igihugu, jenoside yakorewe Abatutsi. Ntarahisemo aho mvukira, ntarahisemo umuryango mvukiramo, ari uko navutse nzira icyo ngicyo cyonyine, nisanga ndi mayibobo ku muhanda. Mana ishimwe, nanjye nahuye na Yesu, kandi ndumva ashaka kubivuga, kandi murareba nk'abashaka ko mbivuga, kandi ngiye kubivuga. Muvuga ngo fatiraho. Nahuye na Yesu ndushye, narakomerekejwe n'ibi bikomere bitatu. Tumva ngo nari mayibobo kagira ngo navukiye mu buzima bubi. Navutse iwacu batunze. Mama avuka i Butare mu cyahoze ari Shandu, ubu ni akarere ka Gisagara. Data avuka muri aka karere ka Kamonyi, hano hakurya mu Gacurabwenge. Uko bahuye ntago mwabimbaza, ubwo se mwabindenganyiriza? Ntago nabimenye, ariko namenye ubwenge sanga naravukiye mu Biryogo hariya Rwamara. Ariko murumva byoroshyera. Umwana w'i Butare, mama wavuka i Butare. Harya i Butare bavukana ngahe? Ninde uyasinyaho? Kari amashuri bigishwa n'umuruho. Aho umunyabutare ageze amenya uko haba. Ubundi kirazira ko umunyabutara ry'ibiryo bitariho voka. Byagenze gutese? Ntibibaho. Uyihubura mu gitondo, ukayitera inkonju, ukayikandagura, igahishwa n'agahinda, ariko ukayirya. Bana ba Strida, urumva rero mama avukira uware ahitwa Strida. Ashaka umusaza uvuka mu Gacurabwenge, barangije babyarira umwana mu Biryogo. Muvuge ngo ni hatari. Nje ku mihanda banyitaga babuzi, niko kari akazina ka Kisete.
Nyabugogo niho niberaga, Imana yafasha ariho ngeze 8 z'amanywa. Naraye mu kabari kabaga Nyabugogo bitaga Calvados, niho naraye mbyina. Uko mbyinese akanyitegereza kavuga ngo zinkwe nizo zanyuma ejo nzagucakira. None yaracakiye muri 2003 arafata mpinduka icyaremwe gishya. Niyo mpamvu numva afite ideni Imana yambabariye. Kankura ku muhanda ndi mayibo, mfite ideni ryo kubwira umunyabyaha umwe ngihane. Mfite ideni igihugu cyashubije ubuzima. Mfite ideni itorero rya DPR ryangiriye icyizere rikavuga ngo nubwo uri wari mayibobo ariko turabona wabatiza abandi bajyama bagenzi bawe nabo bakijijwe. Inde wari kunyomora icyo gikomere cy'agahinda? Wa mwana wavukiye muri bwa buzima waryaga bamuririmbira, nanywaga igikoma kirimo anywa amata, wowe uri gukurura mu kivuzo. Naryaga serelake, we bakurombera ikijumba. Nakuriye muri toleteze murayizi se? Tuntu tw'abana, hari abana bakura badakambakambye. Tangira gukora dedo bakatamugura toleteze akagerwa yikatama muri salo. We hari umutumba mu rutoki uri kwikuruza. Data akagutangirira mu kabande taravunika. Ariko amateka arangomeretsa nisanga ndi njyenyine. Wa mwana wavukiye muri ubwo buzima mu mezi 3 yonyine nisanga ndi ku muhanda ndi mayibobo. Urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'agahinda? Urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'ibyaha? Amateka yaragwiririye igihugu, jenoside yakorewe abatutsi. Ntarahisemo aho mvukira, ntarahisemo umuryango mvukiramo, ari uko navutse nzira icyo ngicyo cyonyine nisanga ndi mayibobo ku muhanda. Nanjye mbatiza abandi mu rugo iwanjye mu nzu. Mfite abana nakuye ku muhanda 10 bari mayibobo tubana mu nzu. 6 nabashakiye amaprevisoire, 3 bamaze kumenya imedokari. Afande mushaka mwana baha perime nta kizamini. Bamaze kumenya imodoka neza 100%. 4 nuko ibizamini batarongera kwandika mu kwa 9 nzi ko baziyandikisha kandi bazatsinda. 4 nabashubije muri sogonderi. Harimo uzakora ikizamini ejo bundi uyu mwaka. N'abahanga bari bamaze, umwe yaramaze imyaka 4 atiga, harimo 2 wavuyemo kubera corona, hari nundi wari umaze 3 atiga warivuyemo mbere ya corona. Abenshi barivuyemo mbere ya corona. Uwo nguwo yaramaze imyaka 5 atiga, yarariviriyemo mu wa 4. Ndamwe waritse gusubiza mu wa 3 ngo ngenda ajya mu wa 5. Bati ngenda yari yaruzi wa 4 agarukira aho ngaho, ndajya mu wa 5. Agiye mu wa 5 amaze imyaka 4 atiga, abo wa mbere umunyeshuri umukurikiye amurusha amanota 20. Wumve kuntu Satani ari umugome. Yari yarishwe n'ibiyobyabwenge, amaso yaramenetse, ubu yambara rinete. Nanjye reka amaso yandaburije. Je niriwe kwa muganga, ubu banyandikiye rinete, ariko sinakwirenganya nanjye nafashe ibikoresho byinshi. Ni ingaruka z'ibikoresho. Ni umuhanga kandi utagira ngo kubana nabo ni umunyenga. Hazamo kwihangana kugeretseho kwihangana. Hari uwigeze ambaza ngo urukundo ugira n'ukuri umurokore. Ndamubwira ngo abarokore bose siko barugira, n'urukundo nonse mu mashereka. Data na mama niko bari bameze, mu rugo hasangaga abantu benshi. Ndimo ndutse ikivi, data na mama ibyo bari gukora ninjye uri kubikora. Noneho byiyongereho kuba ndi n'umurokore, ndi n'umukozi w'Imana, ngomba kugira urukundo rwo kubakunda. Noneho umugabo wa nyoko wanyaraza mu rugo yahamara icyumweru rugashya. Wacumbikiye imbobo nibugira neza. Wenda umunsi umwe urufunguzo ukarwisegura kuko uzuba yakwimura.
sinkugiriye inama uzamucumbikira ijoro rimwe unamurarire uzibutse Imana ko wacumbikiye imbobo ukanayirarira undi yacaye ikagira tubere ku rukundo urwo babuze mu miryango hari ibintu bigeze kuri 4 bituma bakoresha ibiyobyabwenge bakaza mu mandi. Ijambo rya mbere ni amakimbirane yo mu muryango. Umuryango avukiyemo akavuka azi kazavoma isoko y'urukundo nk'ababyeyi akavoma ibiroha agasanga umugabo ni umuhini umugore ni akamamiyo ari bo nyina agahitiramo ku mihanda yagera ku mihanda akasanga ishumi mbi akisanga mu biyobyabwenge. Siko bimeze fande. Icya kabiri ni amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Umwana akavuka akavukira mu bikomere akisanga ku mihanda. Icya gatatu ni agakungu. Hari abana bisanga mu nshuti mbi mu bigare bibi ugasanga nabo bisanze ku muhanda. Icya kane ni umurengwe. Ariko abo bose weho nanjye nishingano ngo twongere tubaye iki urukundo. Nuca ku mbobo ntubone ko byarangiye mubwire ngo Yesu aramukunda niba nta n'igiceri anagushinyike ngo ubwo urahazi ariko we wari mubwiye ugende. Wari mubwiye ndabazana namugurira inkweto ejo akagenda akazigurisha n'imyenda. Kashiraga iminsi nayamaze ngo banyita dadire ati dadi titubonane suravago gose ryarise kandi ugatiye telefone mwatuzeho mutuvugana agacunga niba ari saa 3 bari hafi na kwinjira nawe akahita yinjira. Uwo munsi uwo ngo niwo dusangira ku meza nkamwereka urukundo. Tagira ngo ni imikino wowe umuhanga we iyo afashe telefone akagira gutya ntago we yandika no mu ishuri ntago yandika. Waho na amasarabisi n'ibitabo gusa umuprof uje kwiga isoma etamu kubera kuntu bamukunze bamuha ibitabo wakisomera. Iyo basohotse asigara yigisha afite ubwenge karemano. Iyo agize aca gusa ubwo abatwaye nimero nka 300 ubwo njya kumwambura telefone azihitanye warasikana. Haherutse gushinga ngo niba Instagram ahita yitanga inzahucyo fisho ubundi abantu bamwandikira bazi ko ari ngewe ubundi abaka inkunga koko. Aba bahaye nimero ziwe ngo bamushyirireho cash bagiye gutumwa ateye habona amazina sayo ahiga nimero yanjye arayibona se inzahucyo fisho Instagram ni yawe atirekada ati hari umuntu umpaye nimero turi kwandikirana arambwiye ngo wakoze agisida ndabizi ko wakoze agisida ngiye kumwereza amafaranga mbona haje andi mazina mubajije arambwira ngo n'umudamu aratwita ubwo umudamu wanjye ahita amugira uwe ati rero iyo ngiyo n'umwana ntuma ngo akajya kuyamuzanira ngo akajya kuyanzanira. Warangiza uwo muntu ukagumana nawe mu nzu paka igihe azahindukirira akaba umuntu muzima. Ariko singe Paulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duhiki. Undi nawe ngorera gashya naramujyanye ku ishuri ageze itabona icyo kiga atagomba kukigaho. Nabahanga cyane bafite ubwenge ahita yiporogaramu asanga nta kuntu ari bumbwira ngo muhindurire ikigo biramuyobera kandi ubwo mba navunitse gushakisha amabirota aho bigaga kujya gushaka ibigo kugira ngo babakire. Ahita yiporogaramu ahita yigira umusazi kajya yiterura kisekura hasi abanyeshuri bagasenga pepu toka kwa jina la Yesu agacunga kahita soka kongera agacingira imbere akarara muri jaride yigaragura babyuka mu gitondo bagasanga yahindutse ivumbi gusa n'ikime cyamurenza ati gindi ryamunyujije mu idirishya ngo rimuraza muri jaride y'ikigo. Baba ramamagaye ngo ninjye kumuzana ndatibika njya kumuzana nza mpindura vitesi ndeba iginira inyicaye iruhande. Rero ntago wandangiza njye ndi umwana w'imihanda ndakureba nkagufotora nkagusoma. Tugeze mu rugo yacungaga tumaze kurya nibwo ryamufataga akajya munsi y'inzu tugafoto hasi
bahungu banjye rero bagaterura bakajyana mu cyumba, madama agacinarariza agatwika pepu, nkirebera amakuru nkavuga igini rikubita umuntu hasi amezi 2 iryinyo ntirivemo ntagira hakomereka, iri ni igini ko kandi yaba amaze gukira bamaze kumusengera ibiryo byose agahita kubita, twaratekaga tugasigaza n'ibindi igini riza kurya kwa makikahita gikubita cy'abana. Ni umufana wa Liverpool rero match yatangira kahita fana habura icyumweru kimwe ngo ibizamini bitangire, ahita avuga ngo daddy naryamye mbona umugabo wambaye imyenda y'umweru araza nkoraho mpita nkira, nagize iyerekwa njyana ku ishuri, mujyana ku ishuri mugejejeyo nawe abo wa mbere gusa nta hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere, niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Ni ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office.